byarayoberanye ugasanga umugabo aririrwa akubwira ukuntu afite umugore mubi, umugore aririrwa akubwira ukuntu afite umugabo mubi. Ubu njya nicara nkibaza ngo birava he biragiye nkayoberwa ninde mubi. Ugiye gutangira utubwira shangazi. ya gusa njye nemera ikintu kimwe, nemera ko umuntu ugiye kubaka urugo yakaba yazi neza icyo agiye gukora, Yego. akaba azi neza ko ajyanwe no kugira ngo uruhare rwe arukore neza. So tuvuge niba ari umugabo ufashe intego akavuga ngo mvuye iwacu cyangwa se mvuye aho nibanaga. Twongeye tubahaye ikaze bakunzi ba Ganza Yiganze TV. Imbere yacu noneho murahabona umubyeyi mwiza cyane cyane. Tubaha ikaze nawe agiye gutangira wibwira abadukurikiye. Yego, Karibu. murakoze cyane, ndashobora mwese mugira amahoro Cyane. Uyu muri kumwe ni Mukamana Elevani, umubyeyi ukunda abantu bose ndabasohoje. Mwese mudukurikire kuri YouTube channel, mugira amahoro. Amen. Ugiye gutangira utubwira ibintu byiza watuzaniye. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro cy'ingo. Yego, Turimo kubona ibintu byinshi mu ngo. fashe intego yo kugira ngo nubakane n'umuntu. Ubu ni umugore muzanye imico y'iwabo n'iy'iwacu, so iratandukanye. Ukamenya ngo ese uyu muntu ngiye kuzana ngiye kumubanira gute. Iyo wowe ufashe ibyawe nk'umuntu w'igitsina gabo cyangwa se nk'umusore ukiyemeza kuba umugabo mwiza, ntujye kugenza ngo wirirwe umeze nka babandi. Hari ukuntu umuntu abana n'umuntu ariko ugasanga wagira ngo ni ribu cyangwa se ni umugenzacyaha, ugasanga arareba ibi gusa. Kirirwa yamushyizeho maneko. Yes, njye numva umuntu wese akwiye gufata uruhande rwe akaba umugabo mwiza. Noneho uyu musore niba yemeje kuba umugabo mwiza, uwo bashakanye w'umukobwa nawe akiyemeza kuba mama mwiza cyangwa se umugore mwiza. Yego, njyewe numva aricyo kintu abantu bagura. None se ubumbwira, turimo turareba abagore bino minsi, mpereye no ku bana b'abakobwa, nta mukobwa ugishaka kubaka urugo. Yego, Kubera ibyo babona kuri bakuru babo, ibyo babona kuri ba mama wabo. Umurasireba ugasanga umwana w'umukobwa arishakira igisaza, umwana w'umukobwa arishakira amafaranga, nta rukundo rw'ingo bagifite. ariko njye numva ikibazo nacyo atari ukuvuga ngo ni uko babibonye kuri bavandimwe babo. Umunyarwanda yaciye umugani avuga ngo indi byara mweru Na Muhima. na muhima. Undi aravuga ngo umuntu arivukira. Ntabwo mpamya ko niba Angelique duturanye yagize urugo rubi, nanjye ngomba kuvuga ngo n'urwanjye rusaba rubi. So ahubwo njye numva umuntu wese akwiye kwicara we ubwe akagena igenamigambi ye ku giti cye, akaba ariyo akurikiza. Yarangiza agakora icyo bita uburinzi, akamenya ngo ni interwa. Kuko njye numva abantu benshi bakunda guhura n'ingorane zo kujya gushaka biteza ibyiza gusa. Yego. Kandi mu rugo muhuye mudahuje imico, mudahuje n'agace. Itegure kwakira ibitazagenda neza ko mugiye kubakana. Njyewe niko mba numva nabwira abantu kubijyanye n'ingo. Yego. Witegure kuzakira utuzabona tw'imico tutari twiza kuri we, uzabashe guhangana utwihanganire. Yego. Noneho wangiza wumve ko kandi muri uko kwihangana harimo no kumubera mwiza, kurushaho kumwerera imbuto nziza. Mubera umugore mwiza, mubera umugabo mwiza, kugira ngo nibuze nanagukosereza azame yicuza ko mukirwa utakwiye guhemukirwa. Njyewe niko mbyumva. Ariko ntabwo bavuga ko abantu bagize ingombi ngo nanjye ngiye kubaka urugo rubi. Oya, ntabwo abantu bose bahirwa kimwe, ntabwo abantu bose bubaka kimwe Cyane. kandi ubaka urwawe neza. Njyewe niko mba mbyumva. Ako niko byakagombye kugenda. Rero hoya impamvu abana b'abakobwa ntabarenganya, bagenda bumva ibyo abantu bavuga. Yego. Ko bavuga byinshi se. Nyine bagenda bavuga ko nta ngo zigihari. Oya, Ugasanga bari mu ngo nyine nibo barimo gutuma abandi nabo badakunda ingo. none ukaba wumva
wenda reka tuvuge kuri abo wari uvuze bashaka abasaza si byo ko njye uriya mukobwa aramutse ashatse uwo musaza akamwubaha yego kuri abantu bakuru ntibanagura sivure ukamwubaha ukagenda ukamubera umugore mwiza kera bajyaga bavuga ngo nyirankundwakazi agushatse umugore wenda wa kabiri cyangwa se wa gatatu yarigira ibyago abandi batagihari cyangwa se baranatandukanye n'ibyo bya gatanu wakaba ugenda ukabanza ukamutega amatwi akakubwira icyatumye atandukana n'abandi kigerayo nicyo wakwirinda ukagerageza kumwubaha ko abantu bakuru bakunda icyubahiro icyo gihe urugo rwawe ntirwakomera ariko siko birangira neza zitandukanye neza akujyanye yagukunze akubwira nagukunze kandi mfite umugore kandi ndakugira uwa kabiri urabyumva uti icyo kintu kandi ko nacyo cyeze ugasanga abantu barimo kugereka abagore ku bandi kandi ugasanga n'abo bari bafite nabo ubwabo ntibabashije kubahaza urabyumva ute biri guterwa ibyo ngibyo n'iki biraterwa n'uko uyu mugabo wagiye gushaka abagore barenze umwe ntabwo yisobanukiwe ko abagore bose ni bamwe aya nawe ni bamwe Njyewe- kandi njyewe hari numva bose abanini ari hari abatoya hari inzobe hari amanyashi noneho muri ino minsi inyashi zaciye ibintu ndetse ngo mbaze unansubize waba wibuka buryo kera umuntu bamushyingiraga umuntu atazi kandi urugo rugakomera nyine byaraye izo za nyashi zose zarebwaga nyine byari ibya kera ubu turi muri byari ibyo muri analoge ubu turi muri digitali iterambere ari ryo risenya ingo se ubwo amakosa yaba ari iterambere none kuko niba kera barajyanaga umuntu bakabana n'uwatazi bakabana neza noneho uyu munsi wa none umubanye muzi baranamwitegereze mubanye nabi ubwo se urumva ikibazo yaba ari iterambere se oya ahubwo abantu ntabwo bazi icyo bashaka reka nguhe urugero umuntu agiye gushaka agamije kugira ngo yibonere ikimujyana Dubai cyo gutembera muri Amerika ashobora kugenwa kuri uwo musaza no kugira ngo yibonere ikimujyana Dubai ubwo aho hantu harimo urukundo yesi nyiribira ngo si ibisenyi ngo se turi kureba umuntu wagiye yishakira ati kimujyana Dubai namara kubona tike hazatangira agasuzuguro kugeza gahore divorce agenda abaye umwere kandi ari we nyirabayazana yego kugira ngo yibonere undi kuko nagera hanze mu diaspora cyangwa se mu bazungu azihitiramo kandi azagenda yabaye umwere kubera yuko yatandukanye n'umugabo anagaragaza ko ari umunyamafuti noneho ngira ngo nanaburira abagabo kuri iki kintu impamvu hano abagore bisaza barabashakaho impamvu reka ribwirire umugabo washatse afite intego nziza n'ubaka bakihagazeho yo kubaka urugo rugakomera umugore nagukorera amakosa akavangamo no gushaka kuzamura ijwi hejuru akakwiyenzaho kandi ntako utagize uzashaka icyo bita ikizibiti kubera ko ntabwo azaba agenera ngo muzabane neza ahubwo azari kugushakaho impamvu kugira ngo mutandukane amakosa agukorera nawe uzitonde ugende gake ushaka impamvu iri bugaragaza amakosa ye kuko impamvu akwitozaho gusa ni ukugira ngo akunde abone icyo yashakaga cyo kugira ngo mutandukane ubwo ibyo bizadufasha iki Dore mu icyo bantu bizagufasha. bakeneye kubaka ingo zifite umuco umuntu nyarwanda ukeneye kubaka nabivuze we ubwe aba azi icyo ashaka avuga singa ku cyo ashaka ukunanije rero ntabwo aba azi icyo ashaka icyo gihe iyo yarwaye uburwayi bwitwa ngo wakora umuntu akavuga ngo ese undi nshatse umugabo ntamenye nk'uko nshaka cyangwa undi nakomezanya nawe ese undi umugabo umere uko ushaka abaho ntawubaho kuko nta muntu ese marayikubaho niba ushaka ugenda umwiremere ariko niba utazamwiremera ugomba wige utudefo yavukanye utudefo twawe yakuriye cyane ko wenda yakuze ababazwa si urugero ushobora yarakuze ababazwa n'isi yego mubaze ubundi gute ushobora kubana n'umuntu utaramenya ibintu bitanu byamubabaje cyangwa se bine byamubabaje bibe bike bibe bitatu menya icyababaje umuntu umenye n'icyamunejeje uzamenya aho umufatira ariko ubanye n'umuntu umeze nk'abantu barimo gucengana umeze nk'abantu barimo kugenda umwe acunga undi gusa mwamuzi icyo mushaka kuko namuzi icyo mushaka cunga neza ngo ngewe ngo ngize umujinya ugasanga ugize akaga ugize umujinya n'undi yagize umujinya ngo mwafatanye gusa muzi icyabazanye ushatse umugore ntiwamenye ko umaze kumenya ko agira umujinya wowe wagiye usanga yagize umujinya ukagenda gake yego wasanga umugabo yazamuye yacanye maremare nawe ukagenda gake undi ni ko zubakwa umuntu agizwe n'ibintu bibiri ibibi ni byiza ushobora gusanga yabaye mwiza ukishima ukanezerwa ariko yaba yacitswe yatewe n'umwanzi cyangwa se karande zazamutse kuko hari abantu baba barababajwe n'imiryango
yamara kuvugana na mukuru wamwibukije ibyo bamukoreye ugasanga yarakaye atari nawe arakariye n'ubu wajya ukabona bya bindi byamurakaje bidagize nawe bihuriye nawe nibyo ugendeyeho genda gake ubanza umenye icyarakaje umukunzi wawe. hari abantu njya numva bavuga ngo umuntu agira ibihande bibiri, agira igihande cyiza akagira n'igihande kibi biterwa n'igihande umusanzemo. ubwo umuntu ni urunyaruvu. ahubwo umuntu abaye mwiza yaba umunyaruvu, ubishoboye ukaba rwo ukazagira aho ugomba kugera, kuko uruvu iyo rusanze igishangaro ruhinduka cyo rusa nacyo. wasanga icyatsi cya terebusekume kuba kizi rugasa nacyo, rwaba rugeze mu rubingo rugasa n'urubingo. gusa urumva ubaye uruvu bitaguhira ugeze aho wa mugabo wabasakuza washobora kumwiga, ariko ukamuteka kanike kubana n'abantu basakuza ukabishobora cyane. gusa urumva ubaye uruvu utaba uri umunyamahirwe. ahubwo ikibazo abantu ntabwo baramenya icyo bashaka. intego ni ukubaka, iyo ntego yakujyana. none ko kubaka ndeba byanze, ntabwo bigomba kwanga. none buriya uri kubona abantu basigaye ko cyane uzajye kuri TikTok uzasanga igice cyinshi abantu benshi bagize TikTok ni abasingo mama. ntabwo kuba umuntu ari singo mama bisobanuye ko ingo zananiranye. hoya hari ubwo singo mama biba bivuze hari ababyariye iwabo, hari abatarashatse, hari abashatse biranga, ariko njyewe iyo nganiriye n'abantu nsanga igihande cyinshi ari abashatse bikanga. ubwo se twavuga yuko ikibazo ari uko abantu bose ari babi, cyangwa ikibazo ni uko hari abantu baba badashobotse? ubundi mu bantu babiri haba harimo umwe uba wananiranye. kuko sinabwira umuntu ngo bana n'umuntu mpaka kwishe. oya no. ubwo byaba biri guterwa n'iki? nicyo ndi gushaka kubaza, nicyo dukeneye kubwira n'abantu bazi icyo bashaka nabo kubisubiramo. ubwo bivuze ko abantu batakizi icyo bashaka, abashatse bareka gushaka. nibige ahubwo bamenye ngo urugo ni iki. none baziga kwa kangahe? uyu munsi bahere none. urabaha abagabo se? ko njye nsigaye mbona abantu bose mbageraho abagabo barabuze, abagabo barabuze, abagabo barabuze. reka mvuge iki kintu nubwo ntari nzi ko ndi bukivuge. urugo ni umukori ukaraba ntuguveho. yesi, umugabo murashakanye murabyaranye umwana wa mbere, uwo mukoro uzakuvaho? reka kandi waraye ntabwo wakuva. kandi njya kubwira ngo nabo bandi usanze uzabicunga inshuro nyinshi. abantu bashatse ingo kabiri na gatatu kazamo, kuko na kabiri ntigakunda kubahira. uretse ba bandi tombora, ntabyita chess. tombora ni tombora, ni amahirwe. ubundi iyo urugo rwa mbere rukunaniye ntiwisuzume ngo urebe niba ari wowe nyirabayazana, n'urwa kabiri rurakunanira, kuko icyatumye rurwangirika aba yariho, rurongera rukangirika. ahubwo nabwira abantu bajye mbere yo kugira ngo bajye gutandukana, bajye bashaka ahantu bajye batekereze neza. wisuzume urebe urugo rwa gatatu nyirabayazana no kurwisenyera. kuko hari igihe wibwira ngo wowe uri mwiza, kandi nyamara uko wibwira ngo kwitonda aribyo byangije urugo rwawe. yego, mbese nubwo ko umugabo akeneye kubana n'ibubu itavuga. nzi ko abagabo bakunda abagore bitonda. kwitonda ni guteze ucecetse utavuga. uzi ikintu kirimo gusenya ingo muri iyi minsi? abantu bacecekera mu gihe kitari cyo guceceka, bakanavugira mu gihe kitari cyo kuvuga. wose ibyo birakenewe. umugabo aje agukeneye ngo umuganire, agihinguka uzamuye iby'imiryango y'iwabo ngo nyina mufitanye ibibazo, uzamuye bya bindi bya bene wabo bya kera, kandi urakeneye ko umuganira ibyubaka urugo n'iterambere, ibyo ntibizahura. hari aho bigera bikanga. ubundi njya nkunda kubwira abantu ngo kubaka urugo ni ibintu bibiri. yego, ni pardon merci. niko kuri buriya uruhushya urakoze, pardon sorry, ubwo nimbabarira na ihangane. mbabarira na ihangane, byose bigomba kubera mu gihe. yego, ubwo se gute? none se wasaba imbabazi utakoresheje? yego, kugira ngo bigende bite?
kugira ngo ukunde ushimishe uwo muri kumwe, kuko hari igihe wowe uba uzi guca bugufi ariko we akatabizi. ahubwo mwigishije kuba impumyi bya nyabyo. uremera ko hari abantu bakorera abandi amakosa kugira ngo bitwe abagabo mu rugo bakarakara kandi aribo bakoze ntabwo amakosa? waba akiri umugabo n'ubundi. nibwo se wahita uriya uzinga umugabo ugataha? nyamugabo uri kunyumva, numenya ko yakosheje. njyewe nemera ko urugo rugirwa n'umugabo burya. abantu benshi bakora bavuga ngo ni umugore. nzi ko urugo ari umugore. Umugore ahora ari dusobanurire rero. umugore. iyo umugabo ananiwe guhagarara neza ngo yeme, na wa mugore aribura. nese kubera iki umugore bamwise mutima w'urugo? uretse wumva ababasha kubinesha, ni wa mugore wemera kuba umugabo akaba n'umugore. yego Izi si ngo bo zose bahari za- se? izi ngo zose zangijwe no kuba abagabo bataramenya neza se icyo bashaka. ngo abenshi ngo babita ngo iki ngo abagore b'iyi minsi ngo nibandongorana Ndongorana itungo. itungo. ehe noneho wumva ikosa barimo gukora. niba ijambo ry'Imana rivuga ngo kwifuza ku mugore kuzaherera mu umugabo munyihangane ndikoreshe, ntabwo uriya muntu wagennye kiriya kintu yari afite icyo ashatse kuvuga. yego iyo umugore abonye uri umugabo adashobora guhindura uwo kwifuza kuri we, agenda ananirwa. noneho wowe ukibwira ngo uracyafite umuntu, umuntu agusabye imbabazi wamuhemukiye ngo ufite umuntu, donki wamaze kumwangiza. noneho ukaba uzi ngo ufite umuntu kandi utangiye kugira igishushushungu, umuntu arimo ararigita. gusa ngiye ngusabye imbabazi ntakosheje, ufite umuntu utangiye kugira igishushushungwa. ntabwo ugomba ngira umuntu banangiye kuba uwo ntari we. rero kugira ngo ibyo nibyo byubaka, ntabwo ariko njye mbyemera, kuko nyiragira ngo umenyeshe ko ntakubeshya. ngiye kubivuga nkanjye, ndamutse ngusabye imbabazi ntabwo ukoshereze. ubwo baza n'umuntu yari umuhanuzi yaza, nkanjye wahuye n'abantu benshi bakananirisha barakoze batumye cakete. umuhanuzi akaza akavuga ngo ihana uburozi, ntuzi uko busa, ntuzi n'ababutunze abari bo. ntibazabwira ngo ihana uburozi uzavanga Imana imbabarire, wibeshye rero ukuri umurozi. yego hari abahita babivuga kugira ngo bashimishe ababibabwiye. wasige rero nkanjye byigeze kumbaho. urihana uhana kuruka. umuntu yigeze kuza arangije arambwira ngo ngwiki, yaraje sha nari nkiri n'umwana mutoya, arangije arandeba, hari abahanuzi bishyizemo ngo abantu bambaye ipantaro bose baba ari abasambanyi. arangije arandeba ahita ambwira yemo ko ihana ubusambanyi. ndamubwira ntabwo nakoze. ngo ya ngo igisha impaka ngo umwuka w'Imana ngo ihane. ntiyanavuga irari ahubwo avuga yego pe, kugira ngo nkunde mushimishe ni ibyo gutwara n'umwanya narihanye. ariko nanjye ubu naje gusanga ahubwo ari njye nabeshye umwuka w'Imana, kuko nari nemeye ibyo nakoze. waribeshye, urangije uranibeshyera. ese umva utarwaye. yego nyine hari abantu babaho ngo bashimishe abandi, ari naho nyine bavugiye ngo urugo rwubakwa na merci na pardon, kuko hari ubwo wowe uba ubashije guca bugufi ukumva kuvuga ngo mbabarira ntacyo bigutwaye, ariko amahoro akaboneka mu rugo. nyine barihangana barashize. si ujya kuvuga ngo umuntu yishe undi, siko muzi ingaruka z'iki kintu cyo guceceka. ikintu kiri kuba burangiye, hari ikintu nigiye ku bazungu n'abadiaspora, Imana bahumugisha bazumva iki kiganiro. umuzungu iyo umukoshereza arabikubwira, ntagaca ku ruhande. umudiaspora iyo ababaye arabikubwira, akubwira ati njye urambabaye. ntabwo bakiri bose, hasigaye hari isi yaranduye, isi yaranduye. abo ntabwo mbareba, njye ndirebera abo nabonye beza. Imana ibahe umugisha. umuntu umbwiza ukuri wica ku ruhande. ubundi gute uzi ko Mana yanjye barahindanye isi ahubwo gutemera kuri umurozi utaroga. wasanga urogesha amagambo akaba aricyo wihari, nabyo birashoboka. ugasanga umugore we na rugero agize icyo bita kwangirika kubera ko yahereye kera yihana ibyo atakoze, abuza amahoro, agiye kunywa inzoga abaye umusinzi. ubonye ikizibiti cyo kujya mu buyobozi ngo umugore wawe yabaye umusinzi ngo mutandukanye, wasigaye ari indaya. ubonye ikizibiti, si ubundi ugira ngo kubyo uzabikora abantu ndabyemeye, ubikoza abantu barabibonye, n'imbere y'Imana tuzabikora. abantu ntabwo bareba iby'Imana, kuko iby'Imana ngo byatinze kuza. iby'Imana byatinze kuza, bareba iby'uyu munsi. ndagira ngo umenyeshe ko ukiri muzima byose birashoboka. rero ukirimo uyu mwuka byose birashoboka. ese wowe wigeze ubona umuntu ureba ku by'ejo ko areba iby'ako kanya? iyo ni indwara nayo bihari. ntabwo nta muntu wahemukira undi, kuko yakibaza ko mubeshyeye ejo bizagenda gute. uzi impamvu uriya muririmbyi yaririmbye ngo kuko ntajo teme inzara igutema amara, hongerejwe abantu bakumve. nzi ko nta rurabo ruto warutuhiwe
ni akazi kanya uzi ahantu yarebaga uriya mugabo yarebaga ikizatunga abana ubwo yari arimo areba hano yarebaga hirya y'ejo nuhugira mu Kigali ubwo waba utaniye nawe undi uvuga ngo shira wagiye kuva avuze ngo tujye ku Gisenyi ngo nubwo ariyo nari mfite tugeyo ejo bakabura icyo kwambara n'icyo kurya bagiye kuryoshya ni ikibazo bagiye mu modoka ngo ntibari bugende ngo shira ngo batega moto ngo ntabwo twajya muri famiye twateze moto ngo baducishamo ijisho n'igare waritega ariko ugasevingira ejo hazaza kuko iyo amafaranga yabuze mu rugo bya bindi wangaba byitwa guseba birasohora ariko ibyo ni bimwe bituruka kuri puresha abantu bariho y'ino minsi ugasanga we ntabwo ukora nkaho ubwawe urakorera kuri puresha y'abandi kugira ngo barebe batamvuga yego ibyo bintu ntabwo ndashaka kugira ikintu bibwiraho abagore b'ino minsi ngo bazagira ngo iki umugore arashaka kwambara igitenge yabonye kwa runaka umugore arashaka guteka inteko yumvishe kwa runaka umugore ndashaka gira icyo ubwira abagore nibyo ndi kukubwira babanze bamenye icyiciro barimo kubera ko uriya muntu watetse kuriya cyane cyane bikunda kuba ku birori ndashaka ko dukora ikirori ngo tukagabura nko icyo nabonye kwa runaka wa mudamu we ngira ngo umubwire ngo ntabwo uzi icyo ushaka kuko ubaye uzi icyo ushaka wamenya ko uriya muntu kugira ngo agere ku byo yagezeho hari icyo yabanje kwiyima ntabwo ushobora gutera imbere utiyimye ntibibaho inshuti yanjye nagiye mbibona kenshi uriyima kandi buriya wisimbukuruje unaguye ushobora kubanza amenyo wari ubizi aho kugira ngo wisimbukuruje wakusubira inyuma gacyo kugira ngo ubone uko utaruka utiriwe wisimbukuruje ngo ujye gushyikira ibintu utarageraho ujye kugicuruza numva nababwira bagerageze basobanukirwe ko umuntu atabayeho kugira ngo abeho nk'akanaga wanamurenga ariko wabanje kwitonda njyewe niko mbabyumva yego noneho ngiye kubaza ibintu bitatu ugiye kugira inama abagore ugira inama abakobwa ugira inama abagabo kuko ibyo ni byo byiciro turimo kubona bigoye tukabona ibyiciro by'urubyiruko dufite rudashaka gushaka tukabona icyiciro cy'abagore batagishaka kubana n'abagabo tukabona n'icyiciro cy'abagabo batagishaka kubana n'abagore ikintu nakubwirira abagabo ni iki iraha ntabwo riramba kuko inshuro nyinshi basenya kubera amaraha kandi iraha buriya ntabwo riramba amagambo meza uriya mugore wo hanze akubwiye agatuma usenya urugo rwawe ntabwo bizamara kabiri ariko ngo umugore wo hanze aranaryohewe ntabwo uko ari ukuri akora iyo bwabwa kugira ngo akureshye umuhe ibyawe ariko iyo bishize uzabicunge basubira kuri wawe w'intangiriro umwe yahereyeho cyane cyane abagore bazi kwihangana umugabo akamuta akihangana akaguhakana iyo umugabo amaranye n'undi iyo agarutse bazaje abagabo babyumvishe reka nikomereze ku badamu ntabwo babyumvishe neza kugira ngo ntibabyumvise ntabwo ari neza ndongera nsubire mu ngo iraharya akanya gato ntabwo riramba nibyo koko wakurikiye nyashi nk'uko tubivuga cyangwa se akarimi kareshya uzi impamvu uriya mugore wawe atabona umwanya wo kukureshya yakoreraga urugo yari mu nshingano z'urugo yumvaga akunze neza kugira ngo mugire iterambere rirambye yatekaga bike kugira ngo agire ibyo azigama ibirayi akabitogosa atebe ko hari kuvamo ifiriti turi kugendana akagura ikiro cy'inyama atarebeye ko mwari kugura 2 kugira ngo babone uko asevinga abana banyu babeho neza umuryango wanyu nubasura uzabona icyo kuraraho ariko uyu munsi ntabwo afite agaciro kubera ko watabona umwanya wo kurimba cyane mubwira ngo musohoke ejo mwagiye akabona ibiri bupfe mu rugo akabihindura rero reka mbibiri banga iraha ntabwo riramba giye kwibwirira abagabo ubwo uravuze ngo abagabo iyo batangirana n'abagore babo bakundanye bamara kubona abagore babo barifashe nabi kugira ngo bagere ku iterambere ry'urugo bariyimye ntabwo bifata bariyimye bakajya kubiteretesha ababashije kwiha cyane kuko buriya umuntu ugushaka
yanaburara ariko akambara kugira ngo umubone uko agushaka, akarya ubusa ariko akambara ngo umubone. Yego. ndayibwirire n'abadamu. Ikintu rero nabwira umudamu ni ukuvuga ngo mu gihe ufashe umwanzuro wo gushaka cyangwa se ukaba ufite urugo rugoranye, fata uruhare rwawe, wubahe umugabo wawe, wite ku bana bawe, ubahe urukundo. Ingaruka uri guterwa na se ntuzishyire ku bana, kandi uhirimbanire kugira ngo iterambere ry'urugo rwawe rikomeze. Nunabishobora kuko usevinga ukabona ibyo yabonye arabisesa, wanasevinga mu ibanga. Icyo ko nacyo twabonye akenshi kijya gisenya ingo, umugabo akagiriye konte, umugore nawe akagiriye konte, ko tubona nabyo birimo gusenya ingo cyane, buri wese abika ukwe. No, ikibazo no kuba batabiganiriyeho, ahubwo bibaye byiza banabiganira mbere. Umugabo akagira igenamigambi ryo kuzigama, n'umugore akagira irye ryo kuzigama, byaba byiza. Igihe kikazajya kigera bakabihuriza hamwe. Ariko niba bidakunze, jewe sinkubeshye, numva umuntu yazigama mu ibanga, kuko n'ubundi niba umuntu mubana ubona mudahuza, wakora iyo bwabaga bya bindi adashoboye kuzajya, hari ibinogo biba mu nzira nyabagendwa y'urushako, nutazigama uzabisiba gute? Ni ikibazo. Rero ugomba kuzigama, yabishaka atabishaka. Ariko hari ikintu njya ndeba nkabona nacyo ntigishoboka, uretse izi ngo zino minsi zanduye, ariko iyo ukunda umuntu nta kintu ubasha kumuhisha. Mba mbona ushobora no kwizigamira kubera urukundo umukunda, bikarangira umubwiye ngo sheri nguzi ko nabitse. Ariko si uwo muntu ujya kubwira ngo nabitse ugira ngo abatabikwiye kubibwirwa, baba bikwiye jya ukomeza umubwire, nta kibazo. Wowe ndamwimutseho ajya gumya amubwire. Uwo muntu aba akwiye kubwirwa, ajya ukomeza umubwire, nta kibazo. Abantu turi kubwira nabo rega ari abantu bazi icyo gukora. Ni abantu bakuru, abantu badukurikirana bo ubwabo barumva bakitoranyirizamo n'ibibagirira umumaro cyane cyane. Kuko n'ubundi bituri kuvuga bisarebwa n'abantu b'ingeri zitandukanye, abababajwe n'inshako, abakizi, abo zikimeze neza, komeza umubwire kuko arabikwiye. Of course ibi turabibwira abantu bagize ihungabana ry'urushako, tukabibwira na ba bandi rwahiriye. Nimukomeze nyine ni byiza. Ikintu wabwira urubyiruko ku kijyanye n'iby'ingo no kwitegura gushaka kuri ubu buzima bwa none tubona, kugira ngo wizigamire uzabashe guteganyiriza urugo uzashaka, kugira ngo utegure uwo muzabana, kugira ngo utekereze gushaka? Namubwira ngo niba utaramenya kugendera ku ntego, wowe ubwawe uri umusore ukaba utarisobanukirwa ngo umenye uyu munsi wa none uko ugomba kujera ubuzima bwawe bwa none n'ejo hazaza, ntugera no bwo kubana n'undi muntu bizakugora. Nababwira ngo nibashyire ubuzima bwabo mu murongo mwiza. Uyu munsi wa none niba utaramenya amafaranga ugomba kunywera, ngo umenye amafaranga ugomba kujyana mu mikino, umenye nayo ugomba kuzigama, ugira icyo bita igenamigambi, n'ubundi bizakugora. Nujya no mu rugo uzamera nk'abandi batazi icyo bashaka. Niba uri umukobwa ukaba utazi igihe cyiza cyo gutaha k'umukobwa, wenda ngo ukererwe uri mu kazi, ntugera no mu rugo bizakugora. Bizahora uzamenye icyo uri buvuge, ntuzamenye icyo uri bubwire umugabo, kuko ntiwamenye n'icyo wibwira mu gihe wari umwana w'umukobwa kandi uzi neza mu buzima bwawe ugomba kugira agaciro. Ugasanga umwana w'umukobwa kuba ari kumwe n'umugabo w'abandi nijoro mu gicuku nta kintu bimubwiye, enjoy turi kuryoshya. Ese ubundi ubwo uwawe niba murarana uzababara ko wararanye uw'abandi? Cyane ndumva aricyo nababwira. Ugasanga umuntu w'umusore, nkagarukeho nari ngatarutse, ugasanga umuntu w'umusore amaze kujyana n'abakobwa barenga 20-30, ariko yajya hariya ngo ngiye ngo nzashaka ngo umukobwa mwiza ngo witonda. Aho wagiye uranana nabo ntabwo bari abakobwa, bari iki? Kuzi ko hari nabo wagiye ukuraho ubusugi. Hari n'abazikuyemo kubwe, hari n'abazikuyemo kubera wowe. Warangiza ukajya hari kuvuga ngo ngewe wakamemo ngo ndashaka ngo umukobwa usobanutse. S'ilivupure, urashaka umukobwa usobanutse abo wirigwana nabo bo nabakize, wowe bari kandi yarabasobanyije. So basobanyije kandi barafite umutima mwiza. Abo babeshya urukundo bamaze kuba bangaheze. Gusa izo ngo bazashaka batarakomeretse kubera wowe. Suko bazizera abagabo kandi nawe umwe mu bagabo. So rero nabwira urubyiruko ngo umenye icyo mushaka. Mara kumenya icyo mushaka, muhitemo n'icyo mugomba gukomeraho. Nibwo muzubaka zigakomera, kandi ntuzajye gushaka witegereje kureba ngo umukobwa afite defu kandi nawe ufite nyinshi. So ufite defu zirenga 30,
ngo umukobwa afite 5 ngo ubwo ni ikibazo bizamugora byaro tukareba muhuje imico mwe bitazabagora muzapanga ko muzamubikora umwaca undaca muhurire wanyu kugira amahoro pe turabakunda ariko mushishoze. Turimo gusoza tugana ku musozo w'iki kiganiro gira akantu gatoya ubwira abantu bananiwe ingo urushako. Abantu bananiwe ingo nababwira ngo nibisuzume barebe aho byaturutse bitonze kuko buriya iyo uri mu kintu ntabwo kibona neza ariko ubwo bazinaniwe n'ubundi nibigira inyuma bagende barebe imico yabo mibi barebe n'imyiza biha amanota nibarangiza ibibananira bagende bicare barebe abantu bizeye babajyanama. Nushaka kugenda uganira uze kuri kuganira ibya mushuti wawe ntiwivuge kuko udashaka ko witaranga uvuga uti mfite inshuti yanjye yitwa Juste kandi yenda itanahari nurangiza uyiremo uyishyireho uvuga uti mfite ibibazo bimeze gutya na gutya kandi yiteye gutya na gutya bazakubwira ikintu gitumye urugo rwawe rwisengera. Usuzume neza ese koko umugore wanjye yabaye mubi umugore aravuga kandi waramushatse n'ubundi uvuga ndetse narakwiye kuri nyirasenge bishyireka cyo nicyo n'abana babwira bashishoze wasanga ari bo nyirabayazana kandi niba umuntu yarakubabaje kindi ku bantu wenda reka mvuge ku bantu bababajwe n'abantu se kuriya muntu yakwanze yifuza kuzerera yifuza yuko upfa rubi none nawe ukaba upfuye rubu urumva utamuhaye kwishima no kugira ngo yishimire insinzi agezeho sibyo ikunde njye nababwira abantu ngo niba umuntu atagukunze wowe ikunde wikeyaresi ese n'ubundi ijambo ry'Imana nisomye rirambwira ngo kunda mugenzi we nk'uko wikunda mu yandi magambo njye ndibanza nikunde nagize nze mfatireho na ngo ukunde nuko bimeze nicyo nababwira bikunde pe bihekeya heko ugiye mu nzoga cyangwa umugabo yagiye mu nzoga cyane ngo urugo ni rubi reka ntabwo inzoga ari igisubizo nywa nkeya ikibazo usevinge umugore niba yarananye abana ntacyo bagutwaye murakoze cyane. Ibiganiro byacu byari akagaruka mukomeza kudukorera subscribe bye.